Uyu munsi turazirikana cyane mu ibaruwa ya mbere ya Timote umutwe wa 3 umurongo wa 10 kugera wa 14 kugera kwa 16, ndetse n'Ivanjili ya Luka umutwe wa 7 umurongo wa 11 kugera kwa 17. Maze nk'uko twatangiye tubivuga, ndagira ngo dukomeze muri kwa kuzirikana igisobanuro cy'ububabare mu buzima bwacu. Ntabwo byoroshye, hari ubwo ubona iyi si ishariye ukaba wagira ngo hari n'imibabaro gusa, ariko nk'uko twatangiye ku cyumweru tubizirikana ubwo bubabare Yezu yemeye kubucamo. Muribuka ko ku cyumweru twazirikanaga umusaraba wa Yezu Kristo. Turakomeza muri uwo murongo. Ejo ho abashoboye kuza mu misa cyangwa bazirikanye ijambo ry'Imana uko liturujia ibiteganya, twazirikanye ku bubabare bwa Bikira Mariya, ububabare burindwi, ndetse tunasoza tubona ko Bikira Mariya ubwe muri ya magambo avuga ati icyo ababwira mu gikore, kenshi yakunze kutwibutsa iyo shapuri, ndetse n'ikibeho yarabitwibukije kugaruka kuri ya shapuri y'ububabare. Ububabare Bikira Mariya butindaho kuko nyine arabizi, azi ko iyi si turiho n'isi y'imibabaro. Kugira ngo rero iyo mibabaro itadutwara nka ya mivumba, ni byiza ko twishingikiriza ku bubasha bwa wa musaraba wari w'agasuzuguro, nyamara wa musaraba watuviriyemo kumenya ko Yezu Imana yigize umuntu kugira ngo abari bagenewe kubabara, abari babayeho nabi bahorane agakiza, bahorane icyizere. Ndetse twanabonaga ko kwa kundi bari mu butayu inzoka zikabarya, nyamara uwemararaga agatumbira wa musaraba, cya giti bari bahawe n'Imana cyashushanyaga Kristo, barakiraga. Natwe nicyo gisobanuro dufite muri iyi si. Turi kurwana urugamba rutoroshye, nyamara nta handi dufite icyizere uretse kwemarara tukareba Kristo wabambwe ku musaraba, wanyuze muri ya mibabaro yose. Kuba Bikira Mariya atinda cyane kudusaba kumvira Yezu, kwa Yohana umutwe wa 2 murabizi ababwira ati icyo ababwira mu gikore, azi impamvu, kuko we yadutanze kumenya ko Yezu Kristo ari umwana w'Imana. Kuva Imana yamutora ubwe nawe ati yego, ibyo yarabidutanze. Niyo mpamvu ahora ashishikariza abantu ati icyo ababwira mu gikore. Ndetse n'aya masomo twazirikanye uyu munsi, twatangiye batubwira umwepiskopi uwo ari we, batubwira umudiyakoni uwo ari we. Ibyo babitubwira uko abakristo bagendaga baguka baba benshi. Ndetse wenda uyu munsi wavuga uti umukuru w'umuryango remezo ni muntu ki, uyu munsi wavuga uti padiri ni muntu ki, umwepiskopi ni muntu ki, ariko mu ijambo rimwe wavuga ngo umukristo ni muntu ki. Kristo Yezu akozwe, umukristo ni muntu ki. Bakatubwira ibyo yagombye kwihata kuba umunyamico mwiza, kudatwarwa n'ubusinzi, kudatwarwa n'ubugugu, kumenya mu yandi magambo kurangwa n'urukundo, haba mu rugo haba mu bandi. Uwo nguwo ashobora kuba koko yakwifuza kuba umuyobozi. Muribuka mu gukomezwa twese duhinduka abayobozi kuko tuba tubaye intumwa. Ndetse ahangaha niho icyo Bikira Mariya avuga ati icyo ababwira mu gikore, kumvira Yezu. Nicyo ubona buri gihe gishishikaje umubyeyi Bikira Mariya. Ndakomeza muri uwo murongo kugira dusanishe ubuzima bwacu na bwa bundi bwa Yezu Kristo, duhora dusaba kugira ngo adutabare. Kandi burya kuba abana b'Imana biduha guhora dutumbira Yezu Kristo. Atari ibyo gusa, ariko Yezu Kristo we ubwe yavuze ko uko tuzaharanira kwisanisha nawe, tuzagira naho dukora ibitangaza nkawe ubwe. Kwa Luka umutwe wa 9 muzategeka
na roho mbi zimenengane, mbahaye ububasha. Kristo Yesu akozwe. Muri Yesu Kristo rero tubonamo ubwo bubasha. Ndetse mu Ivanjiri twazirikanye umunsi twumvise Yesu Kristo we akora igitangaza gikomeye, ngo abantu bose baratangara. Ni kwa Luka nyine umutwe wa 7, baratangara kuko yazuye uwari wapfuye, umusore. Maze iyo mwibuke ya mibabaro twatinzeho, mwumve iyo mibabaro. Yari umusore kandi nyina yari umusore w'ikinege, nyina ari umupfakazi. Mu yandi magambo, mwumve ako kababaro. Nyina yari nyakwigendera, n'umusore yari asigaranye nawe aripfiriye. Ya mibabaro y'iyi si, ka gahinda k'iyi si. Ese hari cyari gisigaye ni iki hari uretse kwiyahura? Yaravugaga ati noneho mbonye umwana, navuge nk'ibyibuze hari icyo se yansigiye, mbonye urwibutso, ariko nawe arapfuye. Nyamara aho niho yabonye ikiganza cy'Imana, aho niho yahuye na Yesu. Ubundi Yesu amwereka koko ari umunyabubasha. Akenshi tujyanye kuri ya nsanganyamatsiko yacu, tuzirikana ububabare bw'iyi si, ariko kandi tukazirikana ko Imana yadutabaye, ihora idutabara. Murabona ko akenshi iyo twibutswa ko tugomba guhora dusenga, ndetse Bikira Mariya we atubwira ko ya shapure y'ububabare, ejo twayitinzeho, ya shapure y'ububabare n'ikibeho yarongera yibutse. Kubera iki? Kubera ko azi ko muri iyi si nyine ishariye duhorana n'iyo mibabaro. Rero akagira ngo iyo shapure tuzirikana ku bubabare bw'iyi si, tujye twibuka ko Yesu Kristo yatsinze. Wenda uyu munsi ndasoreza no kubibutsa kuyivuga, kuko hari igihe usanga yaribagiranye. Niyo mpamvu nawe ayigarukaho. Tujye twihata kuvuga ishapure y'ububabare, atari ishapure gusa, isengesho muri rusange. Ariko twibuke ko igitsinda bwa bubabare nuko tumenya ko nubwo tuburimo, ariko Kristo yaratsinze. Yesu ni muzima, Yesu ni muzima. Reka rero nsoze mbibutsa iyi shapure y'ububabare tuyitangirana mu ntangiriro zayo, harimo kongera kwibutsa impamvu ngiye kuvuga isengesho, kwitegura. Byaba na ngombwa wenda ukaba wavuga uti ngo Roho Mutagatifu ni urugero, n'ibindi sengesho byose byagufasha kwinjira mu isengesho. Noneho ukavuga isengesho kwicuza ibyaha, warangiza kuvuga isengesho kwicuza ibyaha, ukavuga ndakuramutsa Mariya inshuro 3, ugakurikizaho ya ndirimbo imwe tuvuga twitonze mu isengesho, mubyeyi ugira ibambe utwibutsa ibyabaje Yesu. Twarangiza tugakurikizaho ububabare. Muri bwa bubabare 7 ugakurikizaho ububabare bwa mbere, ni urugero. Ugakomeza ububabare bwarangira ukavuga dawe uri mu ijuru, dawe uri mu ijuru yarangira ugakurikizaho ndakuramutsa Mariya inshuro 7, ugakomeza gutyo inshuro 7, nyine bijyanye na bwa bubabare 7. Uyu munsi nasatse kubaha urugero kuko ejo twatinze ku bubabare bwa Bikira Mariya. Noneho mu gusoza usoza uvuga uti Bikira Mariya utarasamanwe inenge y'icyaha, cyangwa se n'irindi sengesho ryagufasha. Ushobora no kuvuga uti Bikira Mariya Nyirimpuhwe, kugira ngo wibuke ko muri bwa bubabare bwose tuba turi kumwe n'umuvugizi Yesu yaduhaye, umubyeyi wacu utwerekeza ku mwana we Yesu Kristo. Reka rero twongere tumenye ngo iyi si turimo dukomore ku isengesho, kandi twibuke ko nyuma y'ubwo bubabare bwose turi kumwe n'Imana. Dusabire abantu bari mu bubabare cyane, muri misa ububabare butandukanye. Twari tubonye iyi Vanjiri, uyu mugore umupfakazi n'umuhungu we, ariko hari ububabare bwinshi cyane. Niba nta n'icyo dushoboye, ntibukire tutavugiye ababaye agasengesho. Nyagasani Yesu nabane namwe.